umurongo wa mbere turaza gusoza uwa gatatu. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mwumvise ko dusoma uwo turi kumwe. Yego. Duhimbaje Imana y'umwami wacu Yesu Kristo muri iki gitondo cy'uyu munsi. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ndashimira Imana by'umwihariko kuko yakunze ngo uyu munsi ibone ko ari ugaburira abantu bangana batya. Imana nyihaye agaciro. Amen. Ndashimira Imana yadukoreye ibi byiza. Icyambere yatumenyesheje ijambo ryayo, iraridukundisha, itugira ubwoko butoranijwe, yagize neza, turayishimiye. Ndashimira Imana kuri iri koranabuhanga rizarintangaza nkibaza nkavuga ngo Imana yaduciriye amarenga, ariko ni Emmanuel, ni Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe. Amen. Nkabanda biyegereje bene data abo turi kumwe uyu munsi, niyegereje mama Ana. Imana ishimwe ko nongeye kukumva, naranezerewe muri cyumweru twarabanye. Ndabiyegereje mwese bene data, reka nshimire Imana kuri iki gikorwa cyiza cyabayeho Imana yaduhaye. Uru ni urukundo rw'Imana. Ibi byose Imana izudukorera nibiva mu rukundo rwayo. Amena. Amen. Mu rukundo rw'Imana, mu kuboko kwayo izitugenera ibyiza binezeza imitima. Tugize ibyumweru byinshi n'amayinga menshi n'amezi menshi n'iminsi myinshi turi kumva ijambo ry'Imana muri ubu buryo. Byaranejeje. Nshimira Imana kuko yanyemereye ikancira inzira. Ihabwa icubahiro. Amen. Twumvishe amagambo akomeye muri iyi minsi, biragoye kuyasubiramo, ariko ndumva noyasubiramo. Guhera ku munsi Pastor Levi atubwira ngo dufite amakuba impande zose, ngo ariko ntidukutse imitima. Atubwira amagambo meza yasobanuye, ariko aza kuvuga aho imbaraga ziva. Ndatangara ndavuga ngo imashyi inyana ukuri, ese koko tuba tunesha bigenze biti? Aravuga ngo aho imbaraga zacu ziva, ngo ni bumana bwayo. Iyo hirya yaravuze ngo urwo rwandiko byanditsweho ngo ni nk'urwandiko tubasha gushira mu irindi jambo. Ni ahantu hatavogerwa, mu butavogerwa bw'Imana. Narimo nzamura amaboko, n'ubu ndayazamuye, numva ndanezerewe. Imana ishimwe. Twumvisha amagambo atangaje, bakomeza batubwira amagambo y'urufatiro, batubwira kuvoma amazi azadutunga, barakomeza batubwira amagambo ya Rusi. Dutangirana na Pasiteri Ruganza, ageze aho agira ikibazo, twumva tuguwe neza. Ariko Imana yo mu ijuru ishimwe kuko yabonye ngo uyu munsi naje ari njuganira ijambo ry'Imana. Kunda kubivuga cyane. Umuririmbyi w'indirimbo za wokovu yaravuze ngo kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi tumepata kumutumikia. Kugira ngo Imana itwemere tuyikorere ni kubuntu. Siko bimeze? Yego. Ni kubuntu, si kubw'imirimo myiza, ni kubw'ubuntu Imana iratwemera. Iyo ngeze muri uyu mwanya nza nibuka kavuga ngo Imana yemera ku buntu, kuko niko yanavuze na wa munsi Levi yarabitubwiye, nzababarira uwo nshaka kubabarira, nzagirira neza uwo nshaka kuyigirira. Kuko umunsi bazana abana ba Yesayi ngo baze kwimikwa nk'umwami, barimo bazana basura Imana ikavuga ngo uyu namugaye kubw'ubuntu gusa. Iravuga ngo Dawudi arasaba ku mutima wayo ushaka. Imana ihabwa icubahiro. Bikanezeza iyo mbonye uyu mwanya
kumva ndishimye kanezezwa no kumva abo ndaheruka kubona ariko mu gitondo bagumye kwivuga numva mu ijwi rya Ramu numva mu ijwi rya Yeremiya numvishe mu ijwi rya Ana numvishe benshi simbazi ariko numva ko umutima uvuga ngo mapambazi uko mbinguni yataondo touched. Hallelujah. Amen. Hari igitondo kimwe kizakuraho urwijiji iyo turimo twivuga nzanumva nibutse Imana tubaye tuyishimiye kuri uku kuntu yatugiriye ihabwa icubahiro. Amen. Tudatinze reka nshima Imana ku bwa connection ndizera ko Imana yiduha mutima wanje uratuje twarayisengeye twaguwe neza. Hari amagambo nkunda azavugirwa kuri uru rubuga mama Kamariza asenga amasengesho asanzwe ariko akavuga ijambo rivuga ngo Imana iza amakuru. Iriya jambo rizari nkora ahantu kavuga ngo Imana iza amakuru. Ubu naravuze ngo Mana uza amakuru nasengeye connection na mu gitondo nayisengeye namvishe n'uwasenze mama Imana iguha umugisha Imana iduhe connection tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Hari umuririmbyi w'ibihimbano bavuze ngo tumefunzwa mengi na roho wa Bwana ewe mwanadamu simama imara. Ahantu twumviye amagambo menshi haravuze ngo Yesu ngo yatinzogera kwa Lazaro ariko ngo asange byanutse amuhembura atanutse amuzura atanutse. Icyo nicyo gitangaza cya mbere. Aravuga ngo uzaba umaze guheba uzubibwira Yesu ngo kandi baravuze ngo naha uzubwira Yesu ngo naha ntukazukururu. Burya komantere zazivuga ngo iyo Yesu avuga ngo bapfuye nibazuke bose baba barazuse ariko niraza uzubwira Imana ngo naha uzubwira Yesu naha ni Emmanuel Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe rero ko tugiye kuvuga amagambo y'Imana azaryoha. Umwanditsi w'imigani yaravuze ngo azamera nk'ubuki azaryoha mu kanwa ngo kandi buriya ngo ubuki si ukuryoha gusa ngo buzabukomeza n'amagufwa. N'ijambo ry'Imana yemwe rizarimera neza kuryumva kandi rikamera neza no kuriganira. Ni nayo yicaye nyema Ana ni kumuririmbyi yavuze yaravuze ngo nibona yicaye nyema Ana ariko niyo tumaze kuriganira umuririmbyi yaravuze ngo ntabuki buza buryoha nkaryo nta kindi kiryoha uko niko kuri mu biganiro byiza. Iki ni cyambere tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Twaganiriye menshi ubushize twavuze navuze ku itegeko rikuru Yesu yadusigiye aja kuja mu ijuru yadusigiye itegeko rikuru arongera dusigira n'inshingano nkuru ariko ndabona noneho inshingano zo tusana bazigezeho. Yaravuze ngo nimugende mu isi yose ngo mubwirize abantu mubahindura abigishwa. Ndagira ngo isi yose twayigezeho Imana ibaho umugisha. Arongera aravuga ngo itegeko naryo rikuru mbasigiye ngo nimukundane. Uwo munsi niryo jambo naganiriye ariko noneho n'umunsi turaganira ijambo rino tuvuye gusoma rivuga ngo mutange imibiri yanyu. Iki ni igitabo cy'Abaroma cyanditswe na Paulo nawe muzi amateka ye tugiye kumuvugaho birebire. Paulo buriya hari umunsi umwe yivuze wenyine aritaka pe kandi yivuga uko ari. Ndamukunda uriya mugabo aravuga ngo njewe wogira ngo birate ngo nobarusha ngo kuko nukuri mutegera ukuntu yavuze ngo hagize umuntu ugira ngo yirate kubw'impamvu zifatika runaka ngo nobarusha ngo njewe narize didoctorate narize. Icya kabiri ngira ubwenegihugu bubiri. Jewe navukiye i Tarso mu Baroma i Roma. Icya gatatu ntushobora kuvuga ndi umuheburayo kandi ubwo buheburayo bwaje ndi uwo mwa Binyamini kandi Binyamini yari umwana wa Yakobo
wa mugore w'inkundwakazi aravuga ngo hagize undi ngo yirate ngo jewe Pawulo nomurusha ngo n'ibindi bijanye n'imigenzo n'imihango y'abayuda jewe ntawamba imbere navutse ndi umuhungu wa mbere mwacu nakorewe imihango sinico conyine jewe Pawulo ngeze ngo ndirata nakorewe imihango nabaye n'umukozi ukora muri Roma mu rukiko mbese ni ngo mu nteko ishinga amategeko nakoraga muri Membre Senandre ko babyitaga ni jewe ngize ngo ndata Pawulo no barusha kwirata ko ari uwo mwabinyamini byarumvikana ntibigeze bava muri Yerusalemu aravuga ngo ariko ivyo vyose ibyarinda mu yanje nabitekereje ko ari igihombo ngo kubwo butunzi butagira akagero ariko kumenya Kristo Imana yacu nihabwe icubahiro Amen. nubwo ubutunzi butagira akagero narabirangije byose ndabireba mbona ndaco bimaze uwo Pawulo rero no wanditse iki gitabo yandikira bene wabo baruma mwumvisha ko twabivuze siwe wajanye ubutumwa bwiza ariko aratekereza aravuga ngo reka mbandikire birashoboka ko ntazogerayo ariko mbaye ntazogerayo ariko yaje no kugerayo mbaye ntazagerayo iyi dokima mbabwira aya makuru babwira amakuru y'ubuntu niba babwiye cyane ababwira ku makuru y'ubuntu ubuntu twagiriwe na Kristo abwira abanyamahanga abwira n'abayuda arababwira haraho yatubwiye narasomye ndatangara abo ngo mwe bw'abanyamahanga mumeze nk'igishami ry'ingurukizi nimba ishami ryameze ku giti nyirizina ryarahwanyuwe mwe bwo biroroshe ariko aravuga ngo guhera uyu munsi haleluya haleluya nta muda nta n'umugiriki Pawulo avuga amagambo meza ngo agere muri iki gice twasomye avuga neza zanezerwa iyo dutaramye zanezerwa nkagubwa neza kavuga ngo ndagushimiye Mana ibindi byose mu myaka y'uruzerero byarasigaye mazu yarasenyutse nandi karasenyuka ariko ndagushimiye ko twimukanye agakiza ku mutungo wimukanwa Imana akagakiza ibindi byose bigasigara akagakiza tukagendana ku mutungo wimukanwa iko no mu gupfa tuzagapfana tukazukane ni pasiporo y'ijuru Pawulo yandikira bene wabo arabwira ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa kandi ntimwishushanye n'abikigihe ahubwo muhinduke mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza muri aya magambo twasomye turavuga mu magambo nk'atatu ijambo rya mbere turavuga kwitanga ukaba igitambo ukitanga ukaba igitambo kandi ukaba igitambo gishimwa kandi ukaba igitambo cera igitambo kizima kandi igitambo gishimwa ubu tubivuze birashoboka muri iki gitondo iyo ninkimfashanyigisho kwitanga ubu twaritanze pe nimba umuntu abyuka mu mbeho ugahanagura mu maso ukicara muri salo niko tuba tubikora kwijwi rigize umwanya ricecetse wa mugani wa pasiteri ikico ni ukwitanga ariko ikibazo kirimo ni ukuba igitambo kizima gishimwe Imana ishimwe igitambo rero kuva kera cyabayeho mu Barewi igitambo iyo ntekereje hariya mu gitabo cyo kuva umunsi Abisirayeli baje kuva muri Egiputa Imana yabwiye Mose ngo ugende urebe umwana w'intama muwurarire muwubikire muwitegereze muwurebe kandi ngo muwitegereze iminsi 3 ivyo vyasuraga Yesu
ngo nyuma y'iminsi 3 mubage mu buryo ngo muvuge ngo kibe igitambo cyanyu kibacungura urupfu, mufate amaraso y'ico gitambo ngo muyasige ku nkomanyirizo. Haleluya. Amen. Amen. Ngo marayika urimbura naza akabona ya maraso ngo aratambuka, kandi ngo izo nyama muzirye, nimumara kuzirya ngo muzirye muhagaze, ngo kandi ngo muzirishe imboga zirura, kandi ngo murye mukenyeye, mufashe n'inkoni mu maboko, mwambaye n'inkweto, ngo maana ni Pasaka ya Bwana. Amen. Akavuga ngo ndayigurisha. Ariko Yesu we kuko ari igitambo kizima azantangaza. Turi kumwe bene data. Yego. Umunsi aje kuducungura, aje kuba igitambo kizima gishirwa ku gicaniro kwenye mazabahu aya tuza tuzindukaho, uko tuza tuzinduka ku gicaniro, kandi tuba twazanye n'igitambo. Ngo baramufashe. Kunda makuru ya Yesu naje sinzi uko biza bigenda, nzangira nkumva nyaguyeho. Utekereze ngo baravuga ngo reka bamugenzure, bamujana mu rukiko rwa mbere. Haleluya. Haleluya. Ngo baravuga ngo ndacaha bamubonyeho, bamujana mu rwa kabiri ijoro rimwe, ngo bamugeze kwa Pilato, baravuga ngo nta cyaha afite, ariko ngo nabambwe. Yesu yabambwe ari igitambo kizima cyera cujuje ubuziranenge kugira ngo aducungure, dutange imibiri yacu ibi gitambo kizima. Tuza tuzuka mu gicuku tumenye ngo imibiri yacu ni igitambo ntamze kizima, kuko umuririmbyi yavuze w'igiswahili nzangikunda, yaravuze ngo juu ya madhabahu takatifu na kuwekea moyo wangu. Ku gicaniro cera tashize igitambo cy'umutima wanje, ubi igitambo kizima cera gishimwa kitabonetsa umugayo, ngo nuko kuyikorera gukwiriye. Iryo ni ijambo rya mbere twavuze ngo se turi igitambo kizima, turi igitambo cera, turi igitambo gishimwa. Iyo batwitegereje mu nzira baza babona Imana, iyo uvuze mu kanwa kawe babona igitambo, bakugenzuye bakakureba, bakakugaragura mu gitondo, bakakugaragura nimugoroba. Ni igitambo cera, igitambo kizima, igitambo carebwe. Paulo we niwe n'ubu turiho, aje kwandikira Timoteyo, yarihamije wenyine. Paulo azantangaza, umuntu azayihamya. Haleluya. Haleluya. Yaravuze ngo ubu mumbona, kandi yarataranapfaga, ngo uko mumbona meze nk'ibisukwa ku bicaniro, mbese nta mugayo mfite, ndi igitambo coja ku gicaniro. Uko mumbona meze nk'ibisukwa ku gicaniro, kuko ibyo nakoze ndabizi, narwanye intambara nziza. Haleluya. Narwanye intambara nziza, nararwanye. Hari ahantu yavuze ngo narakubiswe, hari ahantu inkuge yaramumenye. Hari umunsi umwe yavuze ngo tumaze gukira muri ayo mazi, ngo tumenya kuko ico kirwa, ngo turabimenya turahagera, ngo tuhageze bene ico gihugu ngo baducanira umuriro, inciri mufata ku maboko. Inkuge yamenetse, inkuge yaramumenye. Yarwanye intambara, yanzwe na bene wabo, yarakubiswe. Aravuga ngo muri izo zose muzo nahuye nabyo. Mwibuke kuko ejo bundi pasiteri atubwira, mpamye kuri yarabivuze, yaravuze ngo mu gikombe tuzaducamo, ngo hari abazabicamo ari mu mwijima, ari nijoro. Mukristo ngo yagiciyemo ari nijoro mu mwijima bene data, ngo yumvamwe amajwi menshi, ngo mwakaza mwongorera ngo natuka Imana, ngo yumva abonamwe imirabyo,
yumvamo guhinda kw'inkuba, yumvamo ibintu, yumvamo byinshi n'imyobo y'imirarajuru ahanurira. Ariko mugenzi we ngo aramubwira ngo nje naciye ku manywa, ariko icyerekezo cyari kimwe. Pawulo muri izo ntambara yarwanaga yaciye mu kugira mumena. Uwo munsi ntibyari byoroshye, ngo bamara iminsi mu mazi, ariko ngo yari yababwiye ngo ntidupfa. Ngo bamare kugera kuri kiriya kirwa bene icyo gihugu ngo baducanire umuriro turota, ngo atangire kota, ngo igukururuka inzoka ngo imufate ukuboko. Nimwumve intambara yarwanaga nazo. Yahuye n'amabuye mu mazi, yahuye n'intaza, yahuye n'ibihuhuma, ngo umuyaga witwa ntagira ngo birize vuga ngo ni ruhuhuma. Ariko aravuga ngo muri izo ntambara zose ndi igitambo cyose uko kubicanira. Imana ihabwa icyubahiro. Muri izo ntambara narwanye zose ndi igitambo, ndi nk'ibisukwa ku gicaniro. Narwanye intambara nziza, ariko ngo cyane cyane ngo nuko narinze kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Muri izo ntambara zose turwana kugira ngo tube igitambo, aravuga ngo narinze kwizera. Turinde kwizera. Umuririmbyi yaravuze ngo nje nshira neza murokoze, kwizera kwanje ngo ushire muri wewe, kwizera kwanje kube muri wewe, nje nshira kwizera kwanje muri wewe. Uko no bameze kose nsa nk'urumiyo hakeye, ariko nza nshira kwizera kwanje kubike muri wewe, kukubikishe kwizera kwanje muri wewe. Aravuga ngo nikibisuka kubicaniro, ndi igitambo cemewe, ndi z'ibihimbano turi kumwe. Yego. Yaravuze ngo iyo nikoreye umusaraba naho umubiri wababazwa, ngo ariko Yesu aziga mu mutima. Tuba igitambo kizima kera gihindurwa kigasukwa ku bicaniro, kikagaragara gifite umubavu mwiza wazamuka. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo rya kabiri yaravuze ngo kandi ntimwishushanye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Kindi kwishushanya, umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo kandi abishushanyije ngo nibo batubabaza, ngo ntibazaja mu ijuru. Imana itubabarire. Abantu bishushanya nibo batubabaza, kandi umuntu wishushanya aragoye. Umuntu ukubesha ko muri kumwe mutari kumwe, umuntu ukwereka ishusho itari afite, ni ikibazo. Abishushanyije nibo batubabaza. Kwishushanya, Imana Yesu mu mibereho kenshi ntiyigeze acahinga abapagani cyane. Abapagani ni nkaho ntari cyo bamutwaye azabona ko bazokira, ariko yiyamye indyarya. Umuntu wishushanya aba afite uburyarya, kandi uburyarya ni bubi. Turi kumwe bene data. Aravuga ngo ntimwishushanye ahubwo muhinduke. Ijambo kwishushanya ni ikintu kizagisha gusa n'ikindi, ariko ntikibeco. Umunsi umwe Yesu baramubajije, baramubwira bati ese Yesu we kutubwira ngo twirinde umusemburo w'abafarisayo, twirinde abahanuzi b'ibinyoma, twirinde ibi nibuvuga, ese tuzababwirwa n'iki ko bose bajya basa? Nta kizaba tuvuga. Ngo Yesu arabasubiza ngo muzabamenyera ku mbuto, mutawatambuwa ku matendo. Imana iduha umugisha. Ntibagomba kumenya, muzabamenyera ku mbuto. Abishushanya nibo batubabaza, ntimukishushanye. Bene data, iyo twabaga, nizere namwe niyo twese twavuye hirya no hino, iyo twari dutuye habaga ibintu bisa, habaga ikintu gisa n'igitoki, icyo kintu bakakita ikijombo. Cya kijombo kikagira ibirere
kikagira ibijangara, kikazana imbwerere, kikazana udutoki, kikagira iminyagara, kigakomera, nari mvuze ngo kikana insoro ariko kigasa n'umuneke. Bene da, kigasa n'umuneke ariko kikazana insoro, kishushanya neza neza ukibwira ngo ni umuneke, tukakimenyera ku mbuga. Aravuga ngo ntimwishushanye. Bene data, ntimwishushanye. Abantu barimo kwishushanya, ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Umutima musha, umuririmbyi yaravuze ngo umutima wera ngo ndawushaka. Haleluya, Amen. nubwo ubwenge ngo nzanezerwa kandi nzaja guhimba, ngo ariko umutima wera, umutima mushasha ngo ndawushaka kuruta. Amen. Umutima wera, umutima musha. Umunsi umwe Dawudi yarawugaye umutima, aravuga ngo mana we, uyu mutima mfite, uyu mutima warashaje, uyu mutima waranduye, uyu mutima wakoze ibyaha. Aravuga ngo mana we, undemere umutima musha, uniumbiye moyo safi. Haleluya. Aravuga ngo uyu mutima urarushe, uyu mutima warababaye, uyu mutima warasitaye. Dawudi yari yarahuye n'ibintu bitoroshe, twabisubiramo ntitwabibonera umwanya, ariko aravuga ngo mana, undemere umutima musha, ngo kandi mana, ngo ntunkureho umwuka wawe, ngo kandi ngo ntumpishe mu maso hawe. Bwana asifiwe. Haleluya. Aravuga ngo mana, ngo ndemere umutima musha, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Dawudi yavuze ku mutima ndatangara. Umunsi umwe yaravuze muri Zaburi ya 17, aravuga ngo mana we, ngo warantase. Ariko Dawudi n'umutima byari ibintu bitangaje. Imana kandi kwiza amakuru, Imana ibaha umugisha. Aravuga ngo ndyamye nijoro mana, sinziriye. Muzi umuntu yasinziriye uko biza bigenda, nta bitekerezo, nta buza wegeranya, waba utese washiriza, abajura bakwiba. Ariko aravuga ngo waje nsinziriye, nda wanciriye tsiri. Haleluya. Imana iza amakuru, ngo urandeba mu mutima, urawitegereza, urawugaragura, urawuhindagura. Mbese ga ni kubatewe anestesi, baza bamubaga ntiyumve. Ngo urawitegereza, ngo usanga nta yindi mana, ahubwo ngo muhinduke rwose, ngo mugize imitima misha. Imitima misha, tugize iminsi kuri iki gicaniro, tugize iminsi mu nzu y'Imana. Hari umuririmbi yavuze ngo waba wararuhiki, waba wararuhiki. Hari ibintu biza byishushanya. Imana yari yarabwiye Abisirayeli mu nyamaswa ziribwa, irababwira ngo ntimukarye inyamaswa ngo itazayuza, ariko inyamaswa zishushanya. Ngo kandi ntimukarye inyamaswa ngo ifite ikirenge kimeze nk'ijanja, mbese nk'icimbwa, ngo barya izifite izimeze nk'inzara z'inka. Noneho ngo baje kwitegereza muri za nyamaswa, muri iyi ngurube aho yakandagiye yogera n'akanyana k'umutavu kahakandagiye, ariko izitamiye ikamira ntiyuze, ikishushanya, igafata impu zibiri, ikagenda nk'inka ariko ikamira nk'imbwa. Imana itubabare, ntijya yuza. Ndavuga ngo mukaze muyike kuko ntisobanutse. Abishushanyije ntibasobanutse, abishushanyije ntibasobanutse. Kimwishushanye, muhinduke mugize imitima mibi. Buriya urukwavu ngo rugira ijanja, sinzi nimba none nari nanarubona, ariko nza mbisoma mu gitabo. Irwo ngo rwarye ibyo rwariye ngo rukuza, narwo rurishushanya. Yemwe bene da, nimureke dushongore. Iki ni igihe cyo gushongora, cyo kuvuga izina. No muri mashini uri mu kuvuga izina wavangamo inyuguti imwe gusa bigapfa. Muhinduke rwose mugize imitima misha. Haleluya. Mutange imibiri, ibi bitambo bishimwa, bihindagurwa bikoneka ari bizima. Ariko kandi ngo duhinduke rwose
ngo tugize imitima mishya. Impamvu ituma duhinduka tukagira imitima mishya ngo ni ukugira ngo dushishoze, tumenye neza, tumenye iby'Imana ishaka ko ari byo by'ukuri. Yesu mu masengesho yadusengeye, Imana nidufasha ejo tukahagera, ngira ngo naho tuzahavuga. Yaravuze, nsanzwe nyine mvuze uko tuzavuga ejo. Pawulo yaravuze ati reka ndwandike nindamuka ndagezeyo bazamenye kuko umwuka yaje, bazamenye ko Kristo yapfuye akazuka. Ubwo ejo nyine ntanagezeyo tuzavuga kuri iryo jambo n'ibikunda. Mu masengesho Yesu yadusengeye yaravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, nta bundi bugingo, ngo bakumenye Mana. Haleluya. Aravuga ngo ubu nibwo bugingo, ngo nuko bakumenya. Pawulo kandi yari yaravuze, aravuga ngo ndaharanira kumenya Yesu, ngo menye uburebure bw'ikijaruguru, menye ubw'amanuka, ngo menye n'ubw'umurambara, ngo nduhe ndenge naho, ngo menye n'imbaraga zatumye azuka mu bapfuye, ngo kugira ngo mumenye neza, tureke kubijiji, tureke kuba batazi, kugira ngo tumenye neza ngo iby'Imana ishaka, ngo kuko ari byo byiza, ngo kandi bitunganye rwose. Amen. Icyo Imana ishaka ni kimwe ne data, tugere ngo tuzagane ku musozo. Hari icyo Imana ishaka, hari icyo Uwiteka gushakaho. Iyo dusomye hariya mu buhanuzi bwa Mika, Imana yararakariye bene wabo b'Abisiraheli. Igice cya 6 hazahantera ubwoba iyo mpasomye, ravuga ngo yemwe mw'Abayuda, mwe yemwe bwoko bwanje, ngo nimuhagarare tuburane. Nimuhagarare tuburane. Ariko se ninde wahagarara imbere y'Imana akaburana abashinja ibyo yabakoreye? Aravuga ngo mwebwe reka mbabwire, nabateye mu ruzabibu rwiza cyane, ngo ntegereza ko nzobakuraho imizabibu, nzobakuraho imbuto ziryoshye. Ariko igitangaza mwankoreye ngo mwirinde ibo, bera insoro, Imana itubabare, ngo muje kwera, ngo mwirinde ibo, mwera ibintu bitaza biribwa, murambabaza. Niki ndabakoreye yemwe bwoko bwanje? Ico nabaruhijeho ni ikihe mukimpamye? Narabazamuye mbakura muri Egiputa, nibyo nabakoreye. Arabibabwira byose, arabimanukura, arababwira nabahaye Mose na Aroni na Miriyamu, babakura mu mugozi, barabayobora, nabahaye manu, nabahaye amazi. Ewe niki ntabakoreye? Ngo bikubita hasi bibaza icyo gukora. Turashaka kuvuga icyo Imana ishaka, ni nkaho atari byinshi ishaka, ni nkaho yabifashe ikabizingira hamwe. Ariko Imana ngo baravuga ngo none se Mana we, ngo twaza imbere yawe kugira ngo tubabarire, ngo tukazana inyana z'umwaka umwe, kugira ngo umubavu w'inyana nziza y'umushishe igihumurire. Ese Mana we, natanga imfura yanje, umwana wanje, imbuto y'umubiri wanje, kayitamba ku gicaniro kugira ngo ushime? Ese nazana amavuta yerayo? Ese nazana imikumbi y'intama? Ese nibyo byo kunezeza wa Mana we? Mana iravuga tumva yewe wija hirya no hino, Imana ntizitugora. Haleluya. Ntizidusaba icyo tudafite. Iravuga ngo sinzashaka, ndashaka bitade. Reka mbabwire icyo nshaka, yewe mwana w'umuntu, icyo nkubwiye gusa ku murongo wa 8, ni ukugendana n'Imana yawe, ukaza wicisha bugufi, ugaca bugufi, ukamanuka, ukajinyanyekeze ili Bwana akuinue, ukicisha bugufi. Yaravuze Yesu ara mu butumwa bwiza, nawe yicishije bugufi araganduka, kuko ibyo dukora tuba twigana Yesu. Araganduka ngo yanga no gupfa. Yewe Yesu apfa urupfu rwo ku musaraba, naratangaye. Buriya ari urupfu Yesu yapfuye nta karengane, kuko n'ibyaha yari yashinjwe mu Bayuda yaratewe amabuye, ariko amanikwa ku musaraba. Ni nko kubikabya, ariko ngo byari kugira ngo asohoze ubuhanuzi buvuga ngo havumwe umanikwa ku giti. Aravuga ngo nukwicisha bugufi. Yaravuze mu butumwa bwa Luka, aravuga ngo muze mugenda mukore byiza byose, mutarame mu gitondo, mutange icyacumi, mukora imirimo yose, musura abarwayi, mukora ibishimwa, ngo ariko nimurangiza, ngo nimugere imbere y'Imana, ngo muvuge ngo turaje papa,
ngo turabagaragu bimbura mu mano nimwumve ico kinyuranye wiri gukora imirimo yose ishimwa ariko ngo nugera imbere ari buguha amanota yewe birumvikana bene da Yego. ari buguha amanota uvuge ngo ndaje ngo ariko nubwo nje ngo ndi umugaragu w'imbura mu mano ngo kugira ngo akuzamure uwishira hejuru izamwitsa ngo no wizamura uwishira hejuru izamumanura kandi uwimanura izamuzamura Imana ihabwa icyubahiro imibare yayo ni igitangaza aravuga ngo nukugenda wicisha bugufi ukazugendana n'Imana igitondo ukagendana n'Imana nimugoroba ukagendana n'Imana muri ibyo yaravuze ngo mwami mpfane nawe iteka ngo kandi tugumane ukagendana n'Imana kandi ukazogenda wicishije bugufi icya kabiri aravuga ngo ni ugukunda kubabarira kubikunda wa munsi baranabitubwiye kubabarira biragoye abantu bazabahemukira abandi ibyo byo birahaba cyitwa umuntu ni umuntu kandi guhemuka ni kamere muntu waguhemukira akakubeshera akazana n'abahamya urubanza rukagufata ubwo se twobihakana twarabonye Stefano yaratewe amabuye ukagera naho woterwa amabuye hari ijambo bari baraciye mu mugani ntazanyemerana naryo yari imvugo y'ikinyamurenge bakavuga ngo imparanga ntifata imparanga izayica Stefano bamuteye amabuye ntaboti yarapfuye kandi mu by'ukuri babashinje ntibari babikoze cyo narimvuze ngo abantu bazaguharanga yewe bakanaguharabika ariko rero ngo ni ugukunda kubabarira ukazubabarira bagusabye imbabazi ukababarira n'utazi gusabye mu kubabarira ijambo nagenzuye iyo babariye umuntu ntiwakwibagirwa nyine ariko iyo ubifashe nk'ibitariho kumva yarabikoze ariko naramubabariye ariko iyo ukibyibukiriza biracyababaje Pawulo we yaravuze ngo hari imwe zandangiza ngo bigasa n'ibibambwe ngo iby'iki ngo zambirangiza nkabona birasa n'ibibambwe ngo naje ubwanje nireba ngo nkabona kuri byo bisa n'ubambwe kubabarira abakubabaje nta muntu waregaye nta muntu wagiriwe nabi kuruta Yosefu nta waboneka mu babanje n'abazaheruka yemwe beneda Yosefu yarenganye kubw'inzozi utekereze kurota gusa ntawe uzurota uko ashaka ari kwicara kizira beneda uko twese ibyo twaraye turota si ibyo twashakaga ariko we ngo arote arabizira nimwumva ko karengane icya kabiri kiza kimbabaza kuri Yosefu arenganywa n'abavandimwe ngo kugira ngo wunge umwanditsi w'imigani yarazo ngo kunga abavandimwe bashwanye bakoroganye ngo bisaba imbaraga zirutse gutsinda imidugudu ikomeye yarenganyijwe n'abavandimwe abavandimwe baramurenganya baramuhemukira bamucurira imigambi mibi bamurarira ku ijoro barabyuka mu gitondo bagakubitamwe inzira ntikunde bagakubitamwe ntikunde bagakubitamwe ntikunde baraho bagera ku ntego Imana itubabarire abavandimwe abagabo bavukana ari abana baravukanaga bari basangiye n'abanyina baravukanaga uzi umwana wa mwene nyoko kundazamera neza ariko bamucurira imigambi mibi turacari ku ijambo ryo gukunda kubabarira kandi ukababarira kubabarira haleluya yari yabagemuriye ibyo kurya ngo barye yemwe murumva Yosefu yari yabagemuriye ibyo kurya mu ndebere ntarenze iminota ego arabagemurira ariko muri byo kurya bakirimo babirya bamuta mu cobo kirimo ubusa umukuru wa Yosefu murayasi baramuhohotera baramuhambira yambaye ubusa baramugurisha baramwohera ariko gukunda kubabarira umunsi bamugeraho ababwira ijambo arababwira ngo biriya simwe mwabikoze ni gute atari bo bari babikoze ni gute atari bo bari babikoze niba bari babikoze ariko arababwira ngo si mwebwe ngo ahubwo ngo kwari kugira ngo nzabakize inzara kandi ngo nubwo mutashi Bwana asifiwe nimugera mu nzira tutari kumwe ntimupfe ibyanje muramenye simbateranyije umuririmbyi yaravuze ngo hatangiye yangu ikindi chokesha lakini nisigombe na wenzangu tumwanduranye gukunda kubabarira
ukunda kubabarira aravuga ngo nimwigendere nimugera mu nzira yemwe ngo ntimugire icumu ntimuraruhe mumvuga simwe mwabikoze nta kibazo mbafiteho bene data ni ugukunda kubabarira ese hari uwarenganye kurusa Yesu nyimba Yesu baramuhohoteye bakamuziza ngo yazuye Lazaro niyo musomye nza ntangara ngo kuva umunsi azura Lazaro ngo nibwo batangiye kumuhiga iyo yahumuraga impumyi nibwo batangiraga kumuhiga kandi mutekereze nk'impumyi ukuntu tugira agahinda kazo ariko Yesu ngo agere ku musaraba abo yahagije imigati abo yazuye abo yakoreye iriya mirimo yose ariko ngo agere ku musaraba aravuga ngo baba mu magambo 7 yavuze wasamehe hawajiwe walitendalo ngo babarire adufata nk'abana bato ni ukugendana twicisha bugufi no gukunda kubabarira irya nyuma rizavuga ngo no kugenda ngo dukore izo gukiranuka hari ukuntu sadukiranirwa mu mafuti tugana ku musazo bene data mu modoka zanyitegereza kavuga ngo abantu barakiraniwe yewe mu modoka umuntu baguhamagara ngo ese ngo ari hehe nta kintu kigoye pe kandi ari hafi kakavuga ngo akabeshaho atari iwe yarangiza akiyumva ko ntacaha yakoze buriya gukiranirwa biza bitwihisha ukagira ngo ntaco wakosheje ire twari dutuye habaga ibintu bitera mu mazu nk'intozi murazizi zatera abantu bagasohoka mu nzu n'inzoka yo kwinjira mu nzu mwahunga ariko habaga utundi dutoya twakundaga kuba handi inkoko zatereye zikahatinda bazaga batwita ngo ni ubutitizi muratuzi namwe yego turiya tuntu ntituba turyana turiya tuntu ntawe twokwimura mu nzu ariko ndakurahiye ntawasinzira turyamyemo kuko turiya turajena hari ibintu abantu bazakiranirwa ngo utuntu tumeze nk'ubutitiri mu by'ukuri turiya rero Imana ntizi kubaraho gukiranuka kandi wivuga ngo ntiwabeshe umuntu akaguhamagara aho kumubwira uti yewe telefone mu by'ukuri sinari nyifite ukavuga ngo yayicaje uko uko gano gukiranirwa siko bimeze nakanyoma gato ngo yari kuri charge abantu bagize impangu ngo nyari muri douche vuga uti nibura sinari nyifite no kugendana n'Imana dukiranuka ukagenda ukiranuka ukagenda mu ngeso nziza mu muturanye karindirimbe nerekana umuco wonza mfasha nabi muhira abakubonye babona Imana ifite kagushakaho no gukiranuka no kugendana n'Imana wicisha no gukunda kubabarira ijambo asomye twavuze ngo mutanga imibiri yanyu ibi bita ijambo ry'Imana reka nsoze nsenga shima n'Imana kubzinkoreye data mu izina rya Yesu Kristo umwami ndagushimira kozura karama ugize n'abanye natwe muri iri joro abandi bari kumanywa abo bose babarindiye mu buntu bwawe rindira mu neza shimiye kubw'ijambo ryawe uganira iri ni ijambo ryawe kuvuga n'ukwacu ariko hasigaye mwana ahasigaye ijambo ryawe rikora umurimo waryo mu mitima y'abaryumvise cyane cyane mwami Yesu uduhe kuryigeraho tugenda danuka tugenda tukunezeza twera imbuto z'imirimo myiza tukunguka kumenya Imana urakoze kuko twumviye kandi bikoze mu izina rya Yesu umwami wacu amen Imana ibaho umugisha